dusuhuje abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza dutanga mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho dukoresha uburyo bwa YouTube ndetse n'izindi mbuga nka Facebook, ariko mushobora kudukurikira no kuri radio. Tuba turi kuri radio Fine FM kuri ubu, ariko bishobora guhinduka mu gihe runaka tukajya no kuzindi, ariko hari n'indi dukorera ya Rusizi yitwa Kandi FM. Fine FM ivugira kuri 93.1, umuntu uri muri Kigali, umuntu uri mu Burasirazuba, mu Majyepfo no mu bice bya za Karongi, Nyamasheke abasha kuyumva. Tuba turiho kuwa gatandatu saa 11 ndetse kugeza saa 12, no ku cyumweru saa 10 kugeza saa 12, mu gihe Kandi FM yo ivugira mu karere ka Rusizi no mu nkengero, ivugira ku 105 n'ibice 7. Iyo tuba turiho kuwa kabiri saa 2 z'ijoro kugera saa 3 z'ijoro. Twabararikira gukurikira ibiganiro byacu, ku interactinga natwe, kutuvugisha, kuduhamagara, kutubwira uko mu byumva. Nimero watu vugishaho ni 07844257, tukakwakira, tukagufasha, tugusobanurira ibyo tumva, cyangwa se tukaguhuza n'abandi bizeye ubutumwa bwiza kugira ngo bagufashe mu bikurikira. Hanyuma ngewe rero uri kuvuga ni Emile Nshimiyimana, ariko nkuko mubibona ndi kumwe na mwene data nawe uri bubibwire, hanyuma tugakomeza ikiganiro cy'uyu munsi, ariko twamaze kumenyana. Imana ishimwe. Ni karibu mwene data. Murakoze muvandimwe wanjye. Nanjye ndanezerewe cyane. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Joseph Mugisha. Nanjye ndakijijwe, ndi umutagatifu wabikuye muri Kristo. Amina. 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 Twishimiye kubana nawe mu kiganiro mwene data Mugisha. Yego. Kandi si ubwa mbere tubanye mu kiganiro. Tunagushimira ko mu by'ukuri ukomeza kugira uruhare. Yego. Ukomeza kugira uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bugere kuri benshi. Yego muvandimwe. Cyane kandi nawo mukoro wa buri wese wizeye ubutumwa bwiza. Yego. Abahawe inshingano azihawe na Kristo zo kugira ngo ageze iyo nkuru nziza kuri benshi, nabo babohoke nk'uko nawe yabohotse. Amina. Ubwo rero turagushimira ku ruhare rwawe mu kogeza inkuru nziza y'umukiro w'abari mwiza. Amen. Cyane kari bwo buryo bwonyine buhari Imana yagennye umuntu abasha kugaruka kuri yo, aciye nyine kuri Yesu Kristo. Izindi nzira zose abantu bagerageza ntabwo zishoboka. Yego muvandimwe. Navuga ngo ni inzira abantu bagerageza, ariko kubera ko natwe twazigerageje n'ubundi. Yego. Mbere yuko dusobanukirwa inzira nyakuri, twabanje guca mu zindi nzira. Yego. Ariko mu by'ukuri zitatugejeje kubyo twashakaga. Yego. Ariko igihe gikwiriye kigeze, Imana ishura inzira y'ubutumwa bwiza. Turabwizera. Amen. Hanyuma imitima yacu igubwa neza, tubana n'Imana amahoro. Amen. Amen. Ndabizi ko nawe niyo nzira kuri ubu Imana yaguhishuriye, ariko kera nyine wabanje guca mu yindi nzira. Yego. Yo kwishakira imirimo yaguhuza n'Imana. Yego. Ndetse no gutoza abandi iyo nzira. Mbese ntabwo wari uri mu iyo nzira gusa nk'uri gushaka icyakugeza mu ijuru. Yego. Ahubwo wanatozaga abandi iby'iyo nzira yuko bagera mu ijuru, ariko bakoresheje imbaraga zabo. Yego. Imirimo yabo. Yego. Gukiranuka kwabo. Yego. Mu by'ukuri naniho igiduteye mu by'ukuri kugira ngo uyu munsi dukorane ikiganiro. Yego. No kugira ngo uduhe ishusho ya mbere yo kwizera ubutumwa bwiza, ariko na nyuma yaho wizereye ubutumwa bwiza. Yego. Icyumvikana cyo ishyaka ryo ryari iryo gushaka Imana. Yego. Ariko mu nzira yo gukora. Yego. Mu nzira yo gukora, mu nzira y'imirimo yawe. Yego. Mu nzira yo gukiranuka kwawe. Yego. Iyo ni nayo nzira ya benshi, niyo nzira Yesu yavuze ngari. Yego. Ariko itageza abantu mu ijuru. Kuri ubu rero wizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, noneho usobanukirwa ko ijuru utariheshwa n'ikintu icyo cyose wakora. Yego. Ahubwo ko wariheshejwe n'imirimo Yesu yakoze. Yego.
wumva itandukaniro ry'uko wari imbere nuko uri ubu mu by'ukuri ni irihe? Yego. Urakoze muvandimwe. Yego. Icyandangaga bwa mbere n'ubwoba. Ubwoba. Nubwo nari umwigisha w'abandi ndetse ubigisha ibyo witeka, ariko simbageze ku musaraba. Ndetse nkaba n'umuhanga wo kumenya kuvuga imirongo cyane. Nkaba n'umuhanga wo kujya mu buvumo gusenga, aba n'umuhanga wo kujya mu butayu mu mashyamba agiye atandukanye n'ahandi henshi hagiye hatandukanye muri iki gihugu, ariko icyandagaga n'ubwoba bwo kurimbuka. Narangwa ikintu gikomeye cyakurangaga n'ubwoba bwo kurimbuka. Narangwaga n'ubwoba bwo kurimbuka, bukandanga maze kuvuga mu ndimi zimwe n'abapagani bavuga, ndetse twitiranya ko ari indimi nyine ziturutse ku Mana. Kunini waya, kududu waya, arayagayagayagando, arati wiwiwiwi, ati jezimora. Izo tuzi nzivuyemo n'ibyunzwe bindenze. Uraho ngaho we akabona ndi mu Mana, ndi mu mavuta. Ndetse hari naho twakundaga gukoresha teme ivuga ngo ni mu mavuta yo hejuru, abandi nabo bakakubwira ati amavuta, nawe ukabasubiza ati byibuha. Utwo twaruduteme twakoreshwaga, ndetse nanjye nakoreshaga, ariko mu by'ukuri icyandangaga n'ubwoba, kuko iyo namaraga kuba navuga iryo jambo ry'Imana, maze kuhanura, maze kuvuga muri izo ndimi nduduwaya, ariko ukantungura uwo mwanya, ukaza ukantungura, ukambwira ngo Mugisha, kumaze kuvuga iby'Imana, nonaha upfuye wajya mu ijuru. Igisubizo cyihuse cyane, nagombaga kukubwira ko bizwi n'Imana, kandi ko jewe numva ntajyayo. Kandi atari uko hari izindi ngeso runaka mvuyemo, ko numvaga muri jewe murandegwa ko ntarijyamwo, kuko nari narabwirijwe ko kujya mu ijuru bisaba gukiranuka ku gato no ku kanini. Ndetse kandi ibyo nabwirizaga abandi, mu by'ukuri nanjye nkakomeza kuvuga ko ari byo nanjye bishobora mu by'ukuri nyine nanjye kungeza mu bwami bwo mu ijuru. Warangwaga n'ubwoba. Narangwaga n'ubwoba. Icyo kintu cya mbere numvishe. Yego. Ariko si ubwo utwumva. Yego. Ukurikije ikiganiro. Yego. Ubwoba, kuki waba ufite ubwoba kandi nta kutagize, wakoze byose, usabwa n'idini. Yego. Ukiyongereraho n'ibyo nawe ukuye mu bwenge bwawe no muri kamere yawe, mbese ibyo nabyo watekereza nawe ku giti cyawe ko byaguhuza n'Imana. Urugero, urabona nk'ibyo byo kujya mu buvumo no mu butayu. Yego. Mu by'ukuri si idini ryabaga ryabikwigisha. Yego. Iyo ryakubwiraga gukiranuka ku gatoya no ku kanini, gutanga ibya 10, gutanga amaturo, no kubahiriza gahunda z'idini. Yego. Ariko burya nta buvumo bw'idini bubaho. Yego. Nta buvumo bushamikiye ku idini. Yego. Urumva ni ibindi wabaga nishakiye ku ruhande rwanjye. Kuki wakoraga iby'idini rigusaba ukongeraho n'ibyo wibwirije ku giti cyawe, ariko n'ubundi ukarangwa n'ubwoba bw'uko utazajya mu ijuru? Yego. Byaterwaga n'iki? Icyabinteraga, urumva uwo muruho wose uwo naruhiraga mu idini, nkurikije ibyo idini rinsaba, bimwe nkanabyubahiriza rwose, nanjye ngashaka ibyanjye nishyiriraho ku ruhande, nabyo nkagerageza cyane kubikora rwose. Ibyo impamvu ya mbere yanteraga kubikora, kwari ukugira ngo nibura Imana izabirebeho, none nimara kuba yabirebaho impe ubugingo buhoraho. Hanyuma rero ariko nkajya numva mu mutima wanjye ntibyuzuye, nkajya numva ntabwo byuzuye, kubera ko n'ubundi nashidukaga natsinzwe ndi umunyabyaha. Wakoraga byinshi, ariko kuko atari yo nzira Imana yagennye. Yego. N'ubundi iteka ukumva umutima, kuko umutima nturya ruswa. Yego. Ukumva umutima ntukubwira ko wakwemerwa n'Imana. Yego.
kugeza igihe waje kumenyera ko noneho ibyo wakora byose yewe niyo utatsindwa mu byo ukora ariko ibyo byose wakora niyo warundanya byinshi yego bakanakwemera kubisohoza neza yego hari aho muri ibyo yavuze ngo kusohoza byose byitorero ngo uzi no kubigenzura niyo wabisohoza neza yego ntago byaguhuza n'Imana kuko atari yo nzira Imana yagennye. Impamvu mbivuze nuko Paulo akiri Sawuli yego yatanga ubuhamya bwe mu Bafilipi mu gice cya 3 we avuga ko kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugayo yego ndetse akavuga ko yagiraga ishyaka ryinshi ry'idini yego sibyo yego ariko ibyo byose ntabwo bigeze bimuhesha kwemerwa n'Imana ubwo rero biranumvikana mu by'ukuri inzira wari waraciye ntabwo yari inzira yagenwe n'Imana niyo mpamvu itigeraga yemeza umutima wawe ko Imana yakwemera ubwo si icyo ngicyo nicyo ngicyo mu by'ukuri muvandimwe nuko inzira nyine nacaga atari inzira mu by'ukuri yashyizweho n'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu yihangiye gukiranuka kwiwe agasuzugura gukiranuka kw'Imana urumva nukwanjye nari narahanze kuguhangana nonterekaho nacyo gituma kutuzuzaga icyifuzo umutima wanjye wabagukeneye nibyo birumvikana noneho igihe kirageze wizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uhishurirwa ko mu by'ukuri Yesu ari we wakoze iby'Imana yagusabaga byose kandi akabikora neza ahubwo akaba yaragusabaga kubyakira ukabimurikira Imana nk'aho ari wowe wabikoze igihe kirageze rero inkuru nziza ikugezeho nubwo wabanje kuyirwanya narayirwanije cyane nk'abandi bose kuko ubutumwa bwiza hashingiwe ku butari ubutumwa bwiza twumvishe kera buri wese iyo bumugezeho araburwanya cyane ndetse byitwa inzaduka cyane bikitwa ubuyobye sibyo se ariko nyuma yo kuburwanya igihe kinini ariko nawe kuko mu by'ukuri ari ubutumwa bwiza kandi babushorewe n'imbaraga z'Imana bimwe warwanyaga n'ikikubwira ko ari iby'Imana kandi ko nta warwanya n'Imana ngo ayitsinde ikindi bikanagaragaza ko twe twashatse Imana ariyo yadushaje abo twahungaga Imana tunarwanya ibyayo ariko yo kuko ari Imana y'urukundo yuje urukundo n'imbabazi itsinda imitima yacu itwemeza ubutumwa bwiza amen nuko wemeye ubutumwa bwiza rero ese umaze kubwemera mu by'ukuri byakugendekeye gute impinduka zabaye izihe mu mutima wawe urakoze muvandimwe ariko hagati aho hari n'ibindi byagendaga bindanga ngira umunyabyaha umunyabyaha wo mu rusengero umunyabyaha wo mu rusengero umunyabyaha wo mu rusengero umunyabyaha uhanura umunyabyaha ubwiriza narangwaga no kwiyemera nkarangwa no kwiyemera kandi nkumva nanakwemeza n'abandi ibigaragara imyambarire imvugo nayo yabaga yarahindutse wavugiraga mu gatuza ugahiritira iyo hirya kugira ngo ukange wemeza abantu ibyo byose nibyo byandagaga nkiri umunyabyaha maze kwakira inkuru nziza menye noneho ko ntatsindishirizwa n'imirimo yanjye imbere y'Imana ahubwo ko nkwiye kwizera umurimo Imana yankoreye muri Kristo Yesu nkimara kuwakira muri njyewe icyo nakiriye umunezero amina nakiriye umunezero ndetse umunezero nakiriye umunezero wuko icyo nari narabuze noneho nkibonye icyo nari narabuze ijuru nubwo nari haraniraga cyane ariko nari nararibuze noneho maze
kumva ubutumwa bwiza, maze kumenya inkuru nziza yuko ibyaha byanjye byashyizwe kuri Kristo, hanyuma ubukiranutsi bwa Kristo Yesu bukabarwa kuri njyewe mu maso y'Imana, naranzwe n'umunezero, ndangwa n'amahoro atemba nk'uruzi, yayandi umuririmbyi yavuze ngo abisi batazi. Niyo yandanze, numva umunezero urantashye utagira iherezo. Tukiraho yego, wasabiranijwe n'amahoro n'umunezero mwinshi, yego, biva ku Mana. biva ku Mana. Mu Baroma 5:1 aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, amen, dufite amahoro ku Mana, ariko dukesha umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Ariko mwayo mahoro menshi wari wakiriye, yego, ese wayasangiye nabo mwabanaga mu murimo cyangwa yabaye yawe ahubwo abandi ntibayakiriye? Urakoze muvandimwe, ikintu numvaga naburaga ryari ijuru, ariko kandi sinjye njyenyine wafite icyo kibazo, nari ngifitanye n'abandi benshi, twafatanyaga ngo umurimo mu madini n'ahandi n'ahandi. Maze kwakira uwo munezero, numvishije uwo munezero nkwiye kuwusangiza abandi, kubera ko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Urumva nagombaga kujya guhamya noneho mu bandi iyo neza ngiriwe ntarinzi, ariko noneho Imana ikabyimpishuriye nk'abanyibonye. Nirukanse cyane kuba mvuga ntireka nanjye njye kubisangiza abandi. Ndihuta ahantu nahitiye bwa mbere, nahitiye bwa mbere mu rusengero. Ndavuga nti hari abantu barushye, baremerewe nk'uko nanjye nari ndemerewe. Mbibashyikijeho rero, mbibashyikijeho ikintu cyantunguye, kuko uko numvaga ibyo ari byo byose bari byakire neza, ngiye kubaruhura nanjye ko mvuga nti ko ibintu binduhuye. Hari umuntu wabyanga, yararushye akumva iyi nkuru nziza imuruhura akayirwanya. Ko natunguwe nuko nashyitse bwa mbere nkababwira iyo nkuru nziza, umva no kuntera amabuye bari kuyantera, ahubwo icyo batinye leta. Ubwo rero ariko nubwo bimeze gutyo barabyanze, yego, bakwisa umuyobe, yego, ariko ntekereza ko byose byateshwaga agaciro, yego, na ya mahoro mfite n'umunezero wakiriye, weshwa no kwizera Yesu Kristo. Amen. Hari umuririmbyi yavuze ngo ndi umukristo naho igihugu cyose cyanseka. Yego. Ngo ndetse ngo ndi umukristo ngo naho naterwa nkaba no ku rugamba. Yego. Byumvikane ko iyo umuntu yizeye Kristo by'ukuri, noneho imbaraga zitaba zishingiye ku bwinshi bw'abamwemera, yego, ku bwinshi bw'abemera nk'ibyo nawe yemera, yego, ahubwo ziba zishingiye kuri uwo Kristo yemeye. Yego. Bivuze ngo nubwo rero igikundi cya benshi mwabanaga kitabyemeye, nawe ntiwemerwe, yego, ariko ntibyakuyeho umunezero, yego, na ya mahoro. Yego. Ibyo numvishije ntacyo bikimbwiye. Gutambuka bakambwira ngo karibu evangeliste, numvishije ibyo ntacyo bikimbwiye. Gutambuka bakambwira ngo karibu umukozi w'Imana, numvishije ibyo ntacyo bikimbwiye. Ahubwo numva nejejwe, ahubwo noneho no gutangira ndenganyirizwa no kuvuga inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Numva nibyo binezeza cyane. Noneho numva hari indirimbo yakomeje kugenda imfasha, ndetse n'ubikomeza kugenda imfasha cyane, ivuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, ngo kandi aruta uko abavandimwe bakundana, ngo kandi naho inshuti zose zaduhararukwa ngo zikaduta, ariko ngo Yesu ntayimukira wakunda. Uwo munezero wakomeje gusa umutima wanjye kugeza n'amagingo n'aya ngaya. Inama wagira rero umuntu ukiri gukorera ijuru aka kanya, yego, ni iyihe? Inama nagira umuntu uri gukorera ijuru aka kanya, namubwira ngo naruhuke. Yego. Naruhuke, nkamubwira ngo ijuru ntabwo rikorerwa. Namubwira ngo naruhuke yibera amahoro,
kuko izo nzira zo gukorera Imana kugira ngo ibahembe ijuru ni inzira zashyizweho n'abantu. Ukurikije ijambo ry'Imana rivuga, Pawulo yabyandikiye Abaroma mu bice byaho 10 avuga ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndetse akomeza avuga ngo ndahamya neza ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Aravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Icyo nabwira umuntu wese urushye nk'uko narindushye ndetse unaremerewe nk'uko narindemerewe, namubwira ngo mu by'ukuri akwiriye kwizera ko ikiguzi cyose cy'ibyaha yari akwiye kwakwa, ko hari uwakishyizeho ndetse akishyura n'umwenda wiwe wose yari afite mu maso y'Imana. Aruhuke ibera amahoro, ndetse ko mubwira ko mu by'ukuri ko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ataje mu isi ngo akorerwe, ahubwo yaraje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bincungu ya benshi. Nawe wibera amahoro rwose, no kongera no kukubwira ko mu by'ukuri hari inyigisho nyinshi cyane ndetse n'ababwiriza butumwa bubi benshi cyane nibo bagwiriye babwira abantu ko bakwiye gukora imirimo myiza, iyo mirimo ikaba ariyo izabatsindishiriza imbere y'Imana bakabona ijuru. Ariko izo nyigisho mu by'ukuri abantu babyumve neza, ntabwo ari inyigisho z'ukuri, ni inyigisho n'ukuri zidaturuka ku Mana, ahubwo mwizere ko mu by'ukuri ko hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe, ariko Kristo Yesu kandi twakubazweho imbere y'Imana tubyizeye tukaba tubonye ubugingo buhoraho. Amen. None Mugisha, karame, umuntu ugitekereza ko yego yemeye ko Yesu yamuhesheje ijuru, yego, akarekeraho kwirwanirira ishyaka ryo gukiranuka kwe, yego, k'ibyo bintu abyemeye byatuma yikorera ibyaha, yego, kuko ni nacyo kibazo abantu benshi batubaza mu gihe cy'ivugabutumwa, ni nacyo abashaka kugoreka ijambo ry'ubutumwa bwiza bakoresha, baca abantu intege banababuza kuzikurikira izo nyigisho z'ubutumwa bwiza. Uwo muntu niba ari gukurikiye aka kanya wamugiriye ihe nama? Inama ya mbere namugira, ntabwo ubutumwa bwiza bwo kwizera igitambo cy'amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba bigahesha umuntu kwabarirwa ibyaha, ntabwo biduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Kubera ko impamvu bitaduha uburenganzira bwo gukora ibyaha, Pawulo yarabivuze mu bice 6 by'Abaroma, yaravuze ngo mbese dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage, aravuga ngo ntibikabe, ndetse aranavuga ngo mbese twe abapfuye ku byaha ngo twakomeza kuramira muri byo duti. Iyo umuntu amaze kwizera ubutumwa bwiza ubu ngubu turiho tubabwira, ahubwo nibwo noneho ababonye hubwo umucyo, umucyo uba winjiye muri we, ahubwo noneho ni nabwo ababonye gutsinda cyane bimwe mu byajyaga bigenda bimutsinda. Ibyo bikaba byatuma mubwira ko no kwizera ubutumwa bwiza ahubwo binatanga imbaraga zo gukiranuka kw'abantu bahora bakenera gutsinda ibyaha, gutsinda ibyaha. Yego, tukiraho uneye kwibuka ikibazo nabajije umuntu ariko amuha igisubizo. Yego, naramubajije ntese ubundi ari ukwera imbuto zo gukiranuka, yego, no kuba umukiranutsi, yego, habanza iki? Nagisubiza, habanza kuba umukiranutsi, habanza kuba umukiranutsi. Urumva rero iyo turi kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'uburyo Kristo yatugize abakiranutsi ku Mana, yego, tuba tugira ngo babwizere babe abakiranutsi. Yego, none uyu umuntu amaze kuba umukiranutsi ni nabwo yera imbuto z'ubukiranutsi nyine. None umuntu warakubwira ati nta mukiranutsi ubaho, yego,
ntabwo nabo umukiranutsi nkiri ku isi yarize kubwira ngo ari kwera imbuto zikwiriye abakiranutsi nongeye kwanga shitani cyane n'umugome nabonye n'umutubuzi ku rwego rwo hejuru yabaye gushyira ibikarita abantu mu maso nubwo rimwe ari imbuto zo gukiranuka kandi atari abakiranutsi urumva rero ko ubutumwa bwiza nubwo twe ntabwo tubwiriza abantu ntitubwiriza abantu imbuto yego ahubwo tubabwira uburyo babona igiti yego ubonye igiti n'imbuto zirizana shitani yanyibukije ibintu akora byanyibukije umugani twize kera tukiri abana muri za primaire yego wa Bakame na Warupyisi yego Bakame yashutse Warupyisi ngo nigende icukure icyuzi yego noneho ngishyiremo amazi yego sibyo yego noneho ngifi ngo zizimezamo kandi byukuri bisaba gushyiramo umurama yego wisi kugira ngo zibonekemo none rero urumva shitani nawe azi icyo yakoreye umuntu muri Adamu yego azi ko yamwangije akamuhunza Imana akamujyana kure y'Imana yego azi ko yamuteyemo kamere y'icyaha idashobora gukiranukira Imana yego ariko abari kumubwira ngo nakora imirimo ngo yo gukiranuka noneho ngo Imana ngimwemere ntabwo ari byo rwose pe ubutumwa bwiza ngo muri bogo Roma 1:13-17 ngo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa no kwizera nk'uko byanditswe gukiranuka azabeshwaho no kwizera urumva rero aho niho umuntu abera umukiranutsi reka rero noneho ajye yakwera imbuto z'abakiranutsi nk'uko umunyabyaha ndaho mubwiriza gukora icyaha nta n'ishuri abyigamo buri wese aba ari umuhanga rwose mu kubikora no kuvumbura Kayini yica Abeli ntanamwe yarabyumvisha umuntu yica undi ntawe yarigeze abona yica undi nta naho yabyumvishe nta naho yabisomye nta na filime yabibonye reka nta n'abimugiremo inama urumva rero nanone abantu ntibamenye uburyo ahubwo umuntu aba umukiranutsi yego nayo imbuto zo ntibazigirire ikibazo impungenge rwose turumva perezida y'abantu inka tunamushimira nyine ko yita no ku baturage cyane rwose pe ariko ukajya ukumva umuntu bahaye inka ari gushima ko asigaye anywa amata yego kandi mu by'ukuri ntabwo bamuhaye amata ahubwo bamuhaye inka byumvikane ko nk'umukuru w'igihugu abazi icyo atanze cyane akumara gushima agafumbire kabonetse kandi umuntu bamuhaye inka yonyine abantu bakwakiriye igiti noneho imbuto ko zihita zizana ndagushimiye kuko igihe aba ari gito yego muvandimwe kandi ibiganiro byo biba bigomba gukomeza ahubwo muvandimwe hari n'umuririmbyi aririmbye aravuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba nsigaye mba mu murima ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru ushobora kwera ashaka nuko aze mu murima ndagushimiye cyane yego muvandimwe ndagushimiye rwose ku bwitange uba wagize yego ariko ntiwabura no kubugira nk'uko wagiraga ubwitange kera yego bupfuye yego sibyo bwo kubwira abantu ibitabagirira umumaro ibitabakiza ubu sibwo wajya wabura kwitangira kubwira abantu inkuru nziza ibasha gukura umuntu mu rupfu ikamugeza mu bugingo buhoraho ikamukura mu byaha ikamugira umukiranutsi imbere y'Imana akaba umuraga w'ijuru nshimira n'Imana iba yadushoboje kugira ngo byose bigende neza ibiganiro byo nakagaruka ku Ijuru ntirikorerwa TV Imana ishimwe none iteka ryose.
amen amen amen